ikintu cy'ibanze ubanza gusaba muri leta y'igihugu cyose ugezemo ni kimwe kandi twese tugihuriyeho. Niyo mpamvu mpora mbabwira ngo n'ubundi mu Burayi systeme si ibihugu bigiye bitandukanye ariko biherereye ku mugabane w'Uburayi ni zimwe. Ikintu cy'ibanze ubanza gusaba muri leta ni uburenganzira bwo kuhaba. Uraprayinga ukabisaba. Aricyo tuba turi gushaka nyine. Urumva iyo bakwemereye kuhatura baguha ikarita bita residence card. Ni ikarita nyine y'umuresident, ikarita ikwemerera kuhatura. Ndabasuje cyane mwese, nizere ko mumeze neza nkuko mpora mbibifuriza. So abari ku mugabane wa Afrika, abari muri Aziya, Uburayi, Canada, America na Australia, mwese nabasuhuje. Abanyarwanda n'abarundi aho muherereye mwese nabasuhuje kuko ni mwebwe twumvikana. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi ndashimira cyane abantu mukomeje gukora subscribe, abantu mwandika comment, abantu mu liking ama videos yanjye, muyasharinga. Umva mwanejeje umutima wanjye, muraba agaciro kuri njye kandi God bless you. Welcome back rero kuri YouTube channel yanjye Beyond Borders Media. So uyu munsi rero nje gusubiza umuntu umwe unkurikira hano kuri YouTube akankurikira no kuri TikTok. Maybe yabarije muri rusange ikibazo yambajije wenda n'undi yakibaza. Niyo mpamvu nahisemo gukora video nkabivugaho. Yansanze kuri live ya TikTok kuko nkunda gukoresha social media zitandukanye, ahita mbaza iki kibazo. Twari kumwe kuri pano, arabivuga nyine arakimbaza icyo kibazo, mubwira ko nzakoraho video. Arambwira ati byaba ari byiza ukoze video ijyanye n'iki kintu, ndifuza kubimenya. Ariko wenda n'abandi muri rusange ari gihe babyibaza bakabitekerezaho. Ikibazo rero yambajije, yarambwiye ati wazadukoreye video ukatubwira ukuntu iyo umuntu ageze mu Burayi bigenda, wenda ashaka nko kuhaguma akahatura, ukuntu nyine process n'uburyo bigenda. Rero iki kibazo nicyo nje gusubiza kuko wenda hari n'undi ubyibazaho, cyangwa ukaba ufite flight ejo ukaba uri kwibaza ati ningerayo bizagenda gute ushaka kuhaza. So kurikira rero ikiganiro wumve ukuntu bigenda bite rero. Ni ukuvuga ngo iyo ukihagera, iyo ufite decision yo kuhaguma, uburyo bwose waba wajemo, haba muri bwa bundi bwose navuze mu mavideo yatambutse, haba kuza uje usanzwe wo mwashakanye, cyangwa kuza usanzwe umuryango wawe uje kuwiyungaho, cyangwa ukaza uje kwiga, cyangwa ukaza uje mu kazi, ikintu cy'ibanze ubanza gusaba muri leta y'igihugu cyose ugezemo ni kimwe kandi twese tugihuriyeho. Niyo mpamvu mpora mbabwira ngo n'ubundi mu Burayi systeme si ibihugu bigiye bitandukanye ariko biherereye ku mugabane w'Uburayi ni zimwe. Ikintu cy'ibanze ubanza gusaba muri leta ni uburenganzira bwo kuhaba. Uraprayinga ukabisaba. Aricyo tuba turi gushaka nyine. Urumva iyo bakwemereye kuhatura baguha ikarita bita residence card. Ni ikarita nyine y'umuresident, ikarita ikwemerera kuhatura. Iyo karita rero kugira ngo uyihabwe uraprayinga ukanagaragaza reason, impamvu iri kugutera kuguma hano. Tuvuge wenda nimba uwo mwashakanye ari watuye urabisobanura, nimba ari uje gukorera ukabisobanura, nimba waje kuhiga ukabisobanura. Inzira yose waba wajemo ubasobanura impamvu uri gushaka gutura muri icyo gihugu, ukabishyira muri application zawe, ubundi ugasaba, ugategereza residence card yawe ikaba yaba approved bakayiguhereza. So rero batarayiguha nta kintu na kimwe waba wemerewe gukora. Bivuze ngo biba bisaba uze, nimba uvuze ngo nzahaguma, biba bisaba uze ufite umuntu uzakwishingira akaba agutunga muri cya gihe cyose batarayiguha, kuko ntiwajya ku kazi
ntiwabona umuntu ugukodesha aho kuba, nta adresse nyine uba ufite kuko ntabwo uba utuye. Kiriya nicyo kibanze. Kereka abantu baza baje mu kazi, hari igihe company yawe ikofaringa accommodation, bagahita baguha accommodation kandi ugahita ukora. Nabwo urumva ni change kuko uba waherewe akazi wacu muri Afrika ukaza uje mu kazi. Ibyo byo wenda birumvikana. Akenshi hari igihe company itigushakira residence card yawe ukaza ukubitana nayo uhita ukomeza nta zindi process nyinshi. Bari abana bari abanyamugisha. Ariko iyo uje mu zindi nzira ziri different no gukora, niyo waba uje kwiga, n'ubundi ugomba gusaba residence card. Kubera ko mu mavideo ya kera yashize navuzeho y'abanyeshuri, ushobora kwiga ukora ibyo bita part time job, ukagira igihe cyo kujya ku ishuri ariko ukajya no mu kazi. Rero udafite ya residence card ntabwo wajya mu kazi ngo bishoboke. Niyihe company yaguha akazi ibona utari umunyagihugu utuye byemewe, nyine batarakwemera kuhaguma. So rero biragorana. Icyambere no kubanza gushaka residence card first of all, ikarita yo gutura. Iyo rero waprayinze minimum byibuze isoka ku mezi 3 warasabye. Rero bisaba muri ya mezi 3 uba ufite umuntu kwishingiye, ugutunze, ugufasha nyine mu buzima bwa minsi yose. Naho ubundi kabisa ni za struggle wa struggling. So rero icyo nicyo cyambere ubanza gusaba. Iyo umaze kukibona rero, hari abantu baza bagashyikira mu bihugu bivuga izindi ndimi, bivuga nyine izindi ndimi zitari zitumenyereye, zitari Icyongereza, zitari n'Igifaransa. Iyo hitiye mu bindi bihugu bivuga izo ndimi, guys baba bakomeye ku ndimi zabo, ntiwazobwira ngo ngiye mvuga Icyongereza neza nk'umu British cyangwa mvuga Igifaransa kiza nk'umufaransa. Oya, urabanza ukajya ku ishuri. Ubwo iyo havuyeho residence card ujya kwiga ururimi. Hari amarevo ugomba kubanza kwiga, babona nyine kabisa ko uri umuntu usobanutse, uri kubyiga, uri kubifata, bakaguha certificate. Byibuze ukaba washaka basic job, ugashaka akazi nyine kibanze. Waba nyine uri umuntu w'umwintellectuel ushaka gukora ibintu nyine bijyanye n'ibyo wiyumvamo cyangwa wigiye, nabwo hari igihe usanga ibyo bihugu degrees wacu batazemera, bigasaba ko ubanza kuyiha values muri icyo gihugu, ugasubira ku ishuri, ukabanza nyine ukagira amakoses ufata, cyangwa ugafata amakoses ku kintu wumva ushaka gukora mu buzima, kuko nicyo cyiza cya hano. Ushaka kuvuga ati ngenda ndashaka kuba umuganga, ntago bari bukuvangiremo ibintu byinshi, urakomeza ibyo ngibyo nyine. Cyangwa ndashaka kuba comptable, uragenda nyine ukigira accounting yonyine ukayikurikira, cyangwa management, whatever. So rero ni ukuvuga ngo n'ubundi still rya shuri rijyamo ukabanza ukiga ururimi. Kereka abantu baje mu bihugu bivuga Icyongereza, wenda ukisanga mufite basic ku Cyongereza, ushaka kubumva nabo bakakumva, kuko of course ntago havuga nkabo completely, ntago barahavukiye, ariko as long as ukomeza communicate nabo nyine English cyangwa French igenda iba improved, ugashiduka nyine wakominitse biri too much. So rero nukuvuga ngo abantu baza muri mu anglophone cyangwa ba francophonique nibo baba bafite amahirwe. Iyo izo ndimi uzisanga muhita nyine uhita muri systeme byiruka. Ariko iyo ugiye muri ibi bihugu bindi bivuga ibindi birimi nk'Ubudage se, abo muri Sweden, Norvege, Poland, Netherlands, Italy, nyine ahantu bavuga ibindi birimi, of course hari igihe bagusaba kubanza kujya ku ishuri kugira ngo ubanze nyine byibuze ugira ama basic y'ururimi rwabo ugira, ukabona gutangira akazi, ukabona kujya gushaka akazi, ugatangira ukaprayinga. Gusa nyine iyo wamaze kubifatisha, wa ufite ama certificate yo ku ishuri agaragaza ko ururimi warwizeho, banumva bakora interview y'akazi mukumvikana muri icyo kirimi, of course akazi nako kanya nyine haba hari ama opportunity. Iyo uje uzi icyo ushaka kabisa urakora, utari wa muntu uvuga ngo ngenda akora ibingo cyangwa sinkora ibi, urakora. Kandi akazi kose hano gahemba neza, ntibazababeshye. Kereka uri umunebwe ukora, ntabwo wabura kubaho nyine ngo ubeho ubuzima ushaka, ubashe gukemura ibibazo byawe. So rero ubwo ngubwo iyo ibyo birangiye, urangije ishuri, uratangira ugashaka akazi. Iyo umaze kukabona nyine urumva umaze kwisetinga neza,
utangiye guhembwa umaze kwiyubaka n'umurandi rodi noneho yakwemera akagukodesha kuko urumva ufite address ufite company ukorana nayo uri kumwereka ko uhembwa ukamwereka amapayslip uhemberwaho kabisa naho gutura uhita uhabona vuba ubuzima bugahita butangira kabisa ukabutangiye kwinjira muri systeme neza byose ukaba ubishyize ku murongo hakazamo no kuba washaka perime ugatangira kwitwara mbese ugakora ubuzima neza murabyumva rero bisaba iki bisaba kuza uzi icyo ushaka uzi ikikuzanye utaje uzi kuje mu bintu nyine ngiye Burayi ngiye kubaho nk'abanyaburayi barakora guys barakora umva nta n'umwanya wo gupfa ubusa bagira nta mwanya wo gupfa ubusa bagira nubona n'umuntu w'umudiaspora aguhaye time mukavugana isaha 2-3 aba yakubashye kandi abagukunda abenshi nyine ni shift tuba turi ku ma shift kandi iyo uri kuri shift amakampani menshi nta nubwo bemera phone so aho ndi gusobanura ku bijyanye n'akazi yo tukarimo ntabwo telefone tuba tuzemerewe tuzifata tugiye muri break ugasanga break yawe ni iminota runaka cyangwa isaha uri kubimanaginga uri gutextinga abantu usanze bakwandikiye ukeneye kuvugana na famille ukeneye kuvugana nabo mu rugo wasize mu rugo kumenya ibijya mbere mu rugo ibintu nk'ibyo ngibye murumva rero ntabwo biba byoroshye wataha nabwo ukaza ukajya mu turimo two mu rugo ntabwo biba byoroshye kuko organize ibyo mu rugo ugategura umunsi ukurikira haba hajemo abana imiryango bakeneye kwitabwaho abana batangiye ishuri se bakeneye gukora ama homework ugateka amadino bakarya biki urumva ntabwo biba byoroshye so rero nta mwanya wo gupfa ubusa uhari ariko uko dukoresha umwanya wacu natwe niko tubona umusaruro ubivamo iyo wagiye mu kazi ugakora ushizeho umwete utari umunebwe ubona umusaruro uvuye mu kazi kawe kandi wa musaruro nawe ukagufasha kubaho ubuzima bwa minsi yose nyine ukabaho nta kibazo ufite ushobora kwishyura amabilis yawe ushobora gufata vacances ushobora kurya nyine ukafodinga ibintu by'ibanze ukeneye ubuzima bugakomeza ariko kugira ngo tubigereho bisaba iki bisaba gukora ntabwo wambwira ngo nyine ngo nzaza gusa ngo ngiye Burayi ngo nzicara ngereka akaguru kandi ngo hari icyo ntegereje kindi kandi ntakoze utakoze se nyine uzakigeraho gute so bisaba muzi ikibazanye uzi wenda ndagenda mpature cyangwa ndagenda ntahe ariko niba uvuga ngo urahatura uzi ikikuzanye umenye uburyo uzisetinga muri icyo gihugu umenye ko nimba ari igihugu kitavuga ururimi rure international tumenyereye ugomba kujya ku ishuri ukarwiga kugira ngo wisange muri systeme umenye ko uzabasha kujya guhangana ku isoko ry'umurimo ugakora ama interview kugira ngo uhangane n'abandi bakozi nawe baguhayaringe baguha akazi kandi kugira ngo ubashe guhangana bisaba kuba wize rwa rurimi kuko nta kazi na kamwe bashobora kugutakoza interview barakubaza bakakubaza nyine kugeza igihe baboneye ko knowledge yawe ikwemerera gukora muri iyo company wagiye gusaba akazi ubwo nyine iyo ugiye nibwo bakubwira ati twagufashe uzaza ku mukozi wacu cyangwa se ntabwo ubujuje requirements z'umuntu twashakaga so urumva rero ko ntabwo biba byoroshye biba bisaba kuza uri smart uzi ikintu ushaka mu buzima uzi icyo ushaka mu buzima nyine uzi icyo ushaka gukora atari bya bintu byo kumva ngo i Burayi kubaho ni ugukora ntabwo ubuzima bwiza abantu bazaba batekereza ko abantu bafite ahantu batoragura amafaranga cyangwa bayacukura ni ugukora mpaka utinuba ugakoresha imbaraga zawe zose nyine ukitanga cyane nkatwe tuba tukiri bato tukiri abajene tuba tugomba gukoresha imbaraga tugifite kuko haba hari imyaka izagera nyine tugacika intege tugatangira gukora gake gashoboka so rero guys ako niko kantu numvaga nshaka kubabwira uyu munsi ni ukuri nzamameza mbabwire mwe mugiye mwandika gusa muri comment nzamita menya ikintu muri gushaka mbabwira so rero abantu mukomeje gukora subscribe muraba agaciro kuri njye mukomeze mu sharing video zanjye
mwandika amakomenti menye ikintu mushaka kumenya ko mbabwiraho, nzajya mpita nkora video kuri cyo. Mwandike komenti, muzisharinge, abantu bakomeze biyongere. Soni turi hafi guserebura 1500. Mwabonye ko byaje. Aba subscribe 1500 bari hafi. Turabura subscribe I think 110. Ndumva ari bo babura. Dukomeze kabisa dusubscribinge, dusharinge, abantu bacika mu Beyond Borders Media bahamenye, baze bafata amakuru atari ivumbi. Ibintu ni byinshi byo kubabwira, ubuzima ni bwinshi bwo kubasangiza bwinaha. Ndabizi bamwe baba bafite amatsiko, nukuri njye ikintu ntazi icyo ntazababwira, ariko icyo nzi cyose nzambakorera video nkibabwire. So rero kabisa dukomeze tube hano, twigumire hano kwa Beyond Borders Media. Muze mushyigikire Copici banyu n'abakopici bakuru nubaha. So mukore subscribe rero, musharinge, mutere comment, mu liking ama video, binera imbaraga bigatuma nkomeza gukora utuntu twinshi, udu stories, ibintu nk'ibi nyine bire important.